Amakuru meza ku bakunzi ba Ange Kagame ndetse ku bantu bakunda kapo yabo we n'umugabo wiwe. Ahangaha ngiye kubabwira amakuru amaze iminsi agaragara n'uburyo bamaze iminsi bishimana ndetse n'uburyo Ange Kagame agaragaza urukundo akunda umugabo we. Ibi bigaragarira mu mafoto bakunda gupostingana bagaragaza udustika tw'urukundo ndetse n'amagambo babongeyeho bagaragaza urukundo bafitanye. Uyu munsi akaba aricyo kituraje inshinga kubabwira urukundo rwa Ange Kagame ndetse n'umugabo wiwe. Ahagaragara ahangaha mu bantu bakunda gukurikirana Ange Kagame kuri Twitch akunda kugaragaza ibintu byinshi bitandukanye, barimo gutanga ibitekerezo ku rubyiruko ndetse ku bantu bakuru ndetse kuri buri munyarwanda wese. Akunda kugira inama abantu benshi batari bakeya, gusa akenshi akunda gupostinga amafoto yiwe n'umugabo wiwe yongeraho amagambo y'umutima ngo uwo nkunda cyane, agashyiraho udustika tw'urukundo ndetse amuvugaho amagambo menshi meza kandi aryoheye amaso kuri buri umwe wese uyakurikirana, kandi na benshi babigaragaza mu bitekerezo baba batanze bavuga uburyo bakunda iyo kapo ndetse n'uburyo bishimana. Gusa icyo cyaba kituraje inshinge ko tugiye kubabwira ikintu gikomeye cyane bitewe n'uburyo uno mukobwa akunda kwigaragaza ahantu henshi aba yagiye ndetse n'uburyo akunda kugaragaza umuryango we. Umuryango we akenshi ukunda kugaragara mu bintu byinshi biryoheye amaso bitewe n'uko Perezida Paul Kagame ari umukobwa we wa mbere wakoze ubukwe kandi atari we mfura ye. Imfura ye bayita Ivan Cyomoro Kagame. Gusa Ange Kagame n'umwana wa kabiri wa Perezida Paul Kagame akaba ari we wa mbere wakoze ubukwe ndetse kuri ubu akaba afite n'umwana ari hafi no kwibarwa wa kabiri. Ange Kagame ni umuntu ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ari umwana wa Perezida Paul Kagame. Gusa ni umukobwa witeje imbere kandi ni umwana mwiza wo kubigira inama urubyiruko ndetse n'abandi banyarwanda bose. Ni umugore w'umukire ndetse ni umugore udakennye habe na gatoya, ufite akayabo k'ibintu, aho kuri ubu ngubu atunze inzu ihagaze miliyari 2 z'amanyarwanda bitewe n'uko umugabo we ari umwenjeniyeri ukomeye wa mbere muri Afurika. Ni umuntu ukomeye cyane umugabo we bitewe n'uburyo ari umuntu wa mbere wubatse amataje menshi akomeye meza cyane muri Afurika, ndetse harimo nawo yamanaginze convention center iri kubakwa, harimo n'izindi nyubako zigiye zikomeye muri Afurika, ariwe muntu wagiye uzikontorora. Ndetse kuri ubu nanabibutsa yuko ariwe muntu wateguye umushinga wo kubaka stade Amahoro. Ubu ngubu iriya stade iri muri stade za mbere zikomeye muri Afurika. Twihuse cyane ngiye kubabwira ku mateka ya Ange Kagame ndetse n'umugabo wiwe bitewe n'urukundo bafitanye. Ange Kagame zakunze kugaragara mu rukundo n'abantu benshi, ariko iyo yagaragaye mu rukundo agaragara mu rukundo byimbitse kandi akagaragara neza we n'umuryango wiwe ndetse ari abantu bishimanye cyane. Si ibintu biba byoroshye kubona Ange Kagame yigaragaje mu rukundo gusa, ariko kuko yashatse umugabo ubu biroroshye kumuvumbura bakamenya urukundo rwiwe ndetse n'uburyo yitwara akenshi. Ange Kagame n'umugabo we ni abantu bakundana cyane bitewe n'uburyo bagaragazanya kandi bagakunda n'abana babo, ndetse akenshi bakunze no gukora amafoto bifotozanyije n'abana babo kugira ngo babagaragaze, kandi n'abana babo ni abantu bafite abana beza ndetse no mu bintu babakundira uburyo babyaye ubwana bwiza cyane. Kuri ubu ngubu ni ibintu byiza cyane bitewe n'uburyo Ange Kagame nawe agerageza no gupostinga abana biwe avuga ati beautiful baby, bitewe n'uburyo nabwo abukunda cyane kandi ni abantu beza. Ndetse si hari n'abadatinya kuvuga uburyo Ange Kagame ari umukobwa mwiza cyane mu Rwanda dufite uri kuri top 1. Ibyo bintu abantu ntabwo bakunda kubyemera, ariko wowe uko ubizi utubwire muri comment, utubwire uko ubyumva n'uko bibona. Gusa ku ruhande rwa benshi n'uko babibona, ariko hari n'abandi baba batabibona uko nguko. Kwihuse cyane reka mbabwire noneho amakuru agiye imbere cyane.
aho uno mukobwa mu magambo yandikiye kuri Twitch yandikiye ko umuhanzi wa mbere akunda mu Rwanda ari Neringabo, ari nawe muntu akunda kumva indirimbo ziwe cyane bitewe n'uburyo akunda ijwi ryiwe ndetse n'imiririmbire ye. Ange Kagame ni amagambo yivugiwe nawe muri uyu mwaka wa 2025, ndetse nakunda bakunda cyane bantu twabanye muri iyi video nandi basesengurira babwira kuri Ange Kagame ku bintu byinshi yagiye anyuramo n'ibyo akunda kunyuramo muri uyu mwaka wa 2025. Ndetse niba utakanda subscribe ndakutsa kuyikanda kugira ngo dukomeze tubane, uke no gukanda like kugira ngo utazacikwa n'izindi video umunsi ku wundi. Hasta la vista.